Yeah. Dukomeje bakomeje kwinjira muri mu kazi n'ahandi munyuze kuri link yacu kugira ngo tuganire turi kumwe tuninjire mu byifuzo no kubisengera. Aha, turagiye mu bami ba mbere niryo jambo turimo kuva ejo tutangiye amasengesho, ndiyo numvise umwami ampaye kuganira n'abera. Bami ba mbere 17 umurongo wa mbere. Yeah, iki gice nicyo tugiye kuganira. Ejo naganiriye ku mirongo ingahe 3 cyangwa 4, ariko uyu munsi turasimbuka tujye aho tutagiye ejo. Yes, shiraho minini ndebe ko igaragara neza. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Nyumvire autorite y'umukozi w'Imana, nyumvire icizere afitiye Imana ye. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi y'ako kagezi. Ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Aha, reka dukomeze hakurya aho tutageze. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati haba Sidoni, abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Agezeyo ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi
utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe yaramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite ngeretse urushi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta. Mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Ariko harakabaho Imana mu izina rya Yesu. Imana ikora ibikomeye. Ibintu bihambaye biri muri iki gice ni ibihe? Icya mbere ni ukubona Eliya umuhanuzi w'Imana ihoraho. Eliya ahagarara akavuga ngo kubera ibyaha mbona biri muri Isirayeli, kubera amakosa mbona. Ibyaha byari muri Isirayeli ni ibihe? Cyane ni bibiri. Icya mbere, Isirayeli yari yimuye Imana ku buryo burenze ubwo bari bamenyereye. Icya kabiri, Isirayeli yari yimitse ibigirwamana yimura Uwiteka. Ahabu n'umugore we, umwe yari afite Imana yemera, undi akagira Imana yemera zitari Imana rurema. Bituma Imana irakara, inanirwa kubyihanganira. Eliya nawe ananirwa kubyihanganira, niko kuvuga ati rwose ibi birakabije. Ari gushakisha aho yajya kwihisha, kuko yari amaze gukora ikintu gikomeye. Eliya aravuga ati izo mana nuba bajya mu bapfumu n'abaroga n'abasataniste n'ibiki, bafite ibintu babesha, bakagira ibintu bizeza abantu, bakagira ibintu biringira nabo ko bishoboka. Icyo gihe ngo bari bafite Imana bakamenya ngo igitanga imvura, ngo igitanga umwero w'imirima n'umurumbuke mu gihugu. Izo mana barazisenga. Eliya nicyo cyatumye arakara avuga ngo naho mugeze ngiye guhagarika imvura kugeza ubwo izo mana zanyu muzamenya ko nta mvura zishoboye. Muzazisenga, muzazisaba imvura, zinanirwe nazo ziruhe zume, izuba rizisature, kugeza ubwo muzagezaho mumenya ko imvura yazanwaga n'Imana ya Eliya yonyine gusa. Ndebera arasohoka ahita ahagarika imvura, arayibwira ngo ntukongere n'ikimesi nkakibone ku butaka kugeza igihe nzabivugira nge Eliya. Ngo arangize agenda abwira umwami, nta mvura muzongera kubona muri iki gihugu kugeza ubwo Eliya nzabivugira, ntarabivuga nta mvura ihari. Umwami ati, umwami ntiyamwisha, ntiyanabibona nk'igitangaza, kuko yari azi ko bafite Imana zibaha imvura. Eliya ngo arangize aravuga toke Mana, sinaguma muri aba bantu, ashaka kubavamo. Ikindi mugomba kumenya niki, umukiranutsi yavuye mu banyabyaha, ni ukuvuga ngo ababasize mu kibaya cy'urupfu no kumererwa nabi gusa. N'uyu munsi mbibabwira, gahenge isi ifite gakomoka mu rusengero, kuko abera bagipfukama bagasenga. Imisozi yo mu isi y'u Rwanda, yo muri Afurika, igifite abayapfukamaho, bituma Imana iyivubira imvura kubera bakipfukamaho bagasenga. Ariko iyo abasenga bahavuye bakabura, ibyiza byinshi byabagaho mu gihugu no mu isi birabura. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Niko bimeze iyo kwihisha kwa Eliya egari kuvuga ko imvura iragiye, ibyiza biragiye, bagiye kubura ibyo bashakaga. Barabikura he? Eliya yagiye. Ntibari bazi ko amahirwe menshi bafite ava ku Mana. Icya kabiri, azanwa n'abakozi b'Imana.
kugeza n'uyu munsi isi ntirakamenya agaciro k'itorero rya Kristo mu isi. nta by'isizi, ayo makuru ntayo bafite. bazi ko hari uburyo batekinika ibintu bikemera, ariko Imana yabishatse bajya babitekinika bikananirwa bikanga. bari bazi ngo ntibabura imvura kuko bafite ibigirwamana bibazanira imvura. Eliya ahita ahagarika imvura. ndayihagarika ku mpamvu y'uko mwabeshe ngo mufite imana zibaha imvura n'uburumbuke mu gihugu. kubw'iyo mpamvu imvura nyikuyeho, abwira umwami izagaruka ari uko mbivuze. ntarayitegeka ntizagaruka. umwami ariko akagabo karigereranya, wowe ati ngewe. Eliya yagize gute? Eliya yahise yigendera. Eliya arabura, aragenda, baramubura. ngo bamubure birabashobera. Eliya arahunze. Imana aramubwira ngo ego bahunge bavemo ugende. arahunga bavamo. agiye hese, agihaguruka Imana iramubwira atoke jya ku kagezi Kireti ariho nzagutungira. Eliya ajyayo, nawe yagiye afite ikibazo. ubu se nzabaho nde ko mbunze? biragenda gute? ibintu hazakurikira iki? ariko nkunda Imana yacu. nimba uriho ko yabishatse. niyo yashatse kubaho uravuka, niyo yashatse gukura, niyo itegeka kuriho, niyo inagenda kuzabaho. ntacu umuntu yakora ngo yiyongere iminsi, nta n'icyo yakora ngo ayigabanye. igitangaza, akagezi Eliya ngo agere kuri ka kagezi, aravuga ati none se nzatungwa n'aya mazi gusa? Imana ati shwe, guhera ejo nategetse ibikona bizajya bikugemurira bikakuzanira inyama n'umutsima. ariko Imana hibereye igitangaza. ndebera Imana mu bisiga byose, inyoni zose, igikunda inyama kurusha ibindi byose ni igikona. noneho ngahe ndebera itegetse igikona ngo aricyo kigemurira Eliya inyama. gute se kiyigezeyo gute? ariko iyo Imana itanze itegeko, reka mbabwire mwa bantu, Imana ni ibitegeko. uzafashwa n'abakwangaga, ufashwe n'abatakwemera, ugirirwe neza n'abatabyumva, kubera gusa ko Imana ariyo yabivuze. muranyumva? tuvuge haleluya. iyo Imana yabishatse kugirirwa neza, nta kitakugirira neza. iyo igihe cyawe cyo kugendererwa kigeze, nta bitakugemurira. Mana yanjye, ndabwira abanyumva ko hari ibikona ijuru ryagenye bigomba kuzabagemurira ibyo mutibaza. sinzi uko bizagenda, sinzi n'uko uzabaho, ariko gukomera kwawe hari aho Imana izakunyuza hatigera hatekerezwa n'abantu. ndebera buri gitondo akabona igikona kizanye inyama, ikindi gifite imitsima, bikamutereka imbere, bikamubwira ngo bon appétit. Eliya akeguka, akarya umutsima, akarya inyama, igikona kikisubirirayo kagenda. ejo akabona kiragarutse, akanywa y'amazi bene uko. ariko ahantu nashimye ni hehe? kuva Eliya avuye mu gihugu akagenda, imvura yahise igenda ijyana na Eliya, ikime kiragenda kirabura. bategereza ukwezi kwa mbere, bategereza ukwa kabiri, ukwa gatatu, bahamagara abapfumu n'abashikisha n'abarozi n'abakonikoni, imana zose Bayali barayisenze, bari bazi ko ari ishoboye imvura. Ashera y'iwabo y'umugore w'umwami yahabwe yuko bayizebera, bari bazi ko ariyo ishoboye gutanga uburumbuke. bari bafite n'izindi nyinshi basengaga, nimba ari ndingo yari Nehushitani, ndingo yari Barezebubu, ibintu bene ibyo byose barazisenga icyarimwe, muzihurireho ziduha imvura.
umwaka urashira zitararekuri habe n'umutonyi umwe, nta n'ikime kiza ku butaka, kandi zose bazisenze. Mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye. Hari uwavuze ngo isi iyobowe n'intare nyinshi, ifite intare nyinshi ziyobowe n'intama, ngo ariko itorero ryuzuye intama nyinshi ziyobowe n'intare imwe. Tuvuge ngo haleluya. Hanyuma ndebera kubura kwa Eliya egari kubura kw'ibyiza byose batari bazi mu gihugu cya Isirayeli. Cyo gituma Paul yavuze ngo batwita abakene, ariko nyamara dutungisha benshi. Nabibabwiye ni ukuri, itorero rikiri mu isi. Muzajye muri Bibiliya, Bibiliya ivuga ngo itorero nirihava ngo hazava amazuba atarigeze kuva isi yabaho. Hazabaho ibintu bitigeze kubaho. Ibi byose ntibishobora ko bibaho tugihagaze i Rwanda no muri Afurika, ntibikunda. Noneho abacuruza bunguka ntibamenye ko bakiri muri feva y'itorero rya Kristo. Ngahe ndebera, jya muri Bibiliya, nujya mu Itangiriro ndebere umunsi Enoki ava mu isi. Abakurikirana ibya Bibiliya neza, abahanga ba teoloji, Enoki avuye mu isi hatangiye kugaragara ibyaha n'amakosa atarigeze abaho Enoki akiriho. Nibwo Imana yavuze ngo mugeze ku rwego nicuza igitumana n'abaremye, ni nyuma ya Enoki. Enoki agihari Imana yaramwishimiraga, bigatuma itanga ibihe byiza mu isi. Ahavuye ibintu byabaye ibindi. Hanyuma ndebera no bigeze kuri Nowa, iravuga ati Nowa mvira ku butaka jya mu nkuge gira nkwereke. Nowa ashinguye ikirenge he ku butaka. Imana yambwiye ukiri ku butaka nta byago bimanuka, ariko nukuri kirenge ku butaka ibyago biraba, imvura irabagwaho, imwe irazuka mu butaka indi turuke hejuru. Nowa ashinguye ikirenge n'umuryango we, imvura ituruka hejuru indi turuka mu butaka, imwe irabazamuka n'indi irabamanukana, zihurira hagati mu nda, bararengerwa bapfa bose. Kubera iki? Umukiranutsi umwe wari uhari yagize gute? Yabavuyemo. Ndebera i Sodomu n'i Gomora. Imana yavuze ngo Loti nasohoka muri Sodomu agakuramo ikirenge. Murabona ibi Sodomu, murabona ibiyibamo, ariko Loti akihagazemo sinshobora kubikora. Loti aritonda kugeza ubwo abamarayika baza kumufata amaboko bamuta hanze. Genda vuba niwe wadukerereje. Loti agira ate? Aragenda. Ngehese nugera kuri kariya gasozi ukabona ukagezeho, kariya nta byago bikajyaho kuko kariho, kariya nakawe, kariya nakasozi kamahirwe yawe. Ndifuriza umuntu wese kuremerwa agasozi kamahirwe ye mu izina rya Yesu Kristo, ukagira agasozi kamahirwe yawe ngo agakandagireho. Hamanutse ngo umuriro n'amazuku. Amazuku ni umuriro utemba hasi, ubutaka burasha, ababuriho bose baratokombera, Sodomu iribagirana. Kubera iki? Umukiranutsi yayivuyemo. Jya mu gitabo cya Daniyeli, hanyuma ndebe. Eliya wenda musimbutse kuko namuvuze. Jya mu gitabo cya Daniyeli ndebe. Daniyeli mu gice cya 6 haragaragara ko umunsi bamuta mu rwobo bamukuye mu murwa, Bibiliya irasobanura banga bari mu murwa nta wasubiye kugira amahoro. Babuze ibintu bitatu: babuze amahoro, babuze ibitotsi, babuze apeti. Ni gute apeti buze inyama zibari imbere? Ibiyoga birateretse bibananiye gute? Babikaranze bashizemo ibirungo byose kuko imutabyumva. Amariri yanyarashashe neza kuko imudasinzira.
barabibura kubera iki? Amahoro yose yo mu murwa amanukana na Daniyeli mu rwobo rw'intare. Intare zigira amahoro yagiraga batuye mu murwa, ku buryo zigubwa neza. Icya kabiri, abari mu murwa barayibura. Noneho intare nazo bari basonzesheje ngo ariho zimurya, nazo zirayibura. Ziravuga ngo rwose muri iyi minsi ntidukeneye kurya vrema. Ntimukeneye kurya, hari imbaraga zabibabujije. Hanyuma ibitotsi byabuze abanyamurwa byose guhera ku mwami yarayabona. Ibyo bitotsi bijya mu ntare. Mana yanjye, nicyo gituma bivuga ngo Imana ishatse, sinzi uwo yigeze kubwira ngo abanzi bawe bazasinzirira guhwera. Intare zirasinzira ku buryo zinanirwa kwiyegura. Intare igasinzira ikagona igataka bo kiriya igatakagura iriya. Daniyeli araruhabona ati zizo rwose ibi ni ibindi, si amahoro zifite, ararenze hamwe n'ibitotsi. Araruha ziryamaho, arazisegura zigaraguraho, aravuga toke bankuye ku bitanda by'iwanjye, ariko hano hari ibindi bihumeka vrema. Daniyeli aziryamaho, zimuha amahoro yose. Ndebera ni gute abari mu murwa babura ibitotsi, ibitotsi byose bigasanga Daniyeli yasinziriye ibitotsi byiza, abisinzirana n'intare. Ni gute? Bisobanuza birenze bivuga ngo kuva kwa Daniyeli mu murwa ngo niko ibyiza byinshi byahise biva mu murwa. Umwami abura ibitotsi, apeti irabura, ibyishimo biragenda, byose Daniyeli yari yabitwaye. Niho bavuga toke ngo nkuko Enoki yahavuye ibibi bikinjira, Nowa yahavuye ibibi bikinjira, niko Daniyeli yasohotse mu murwa nabo bakagira crise. Daniyeli akaba ari ugira umutekano, kandi ari we bataye hatagira umutekano. Hanyuma umwami bongeye kugira ibitotsi na apeti, ari uko bagize amahirwe bagasanga Daniyeli ni muzima. Daniyeli bakamugarura. Umwami yaravuze ngo Daniyeli atagarutse murambura cyangwa mbamarireyo, kuko sinarinzi ku itegeko mwambwiye gusinya ko ryari ryo kugira ngo Daniyeli yishwe. Iyo mbimenya, iwe yasinye itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi atazi tekinike z'ibikomangoma, naho ni Daniyeli bashaka gufatisha. Eliya agiye, imvura irabura, umwaka urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu, kugeza ubwo inzara ikubita igihugu cyose, amatungo arapfa, ibyatsi birabura, imboga zirabura, ibintu bibi bindi. Eliya agera ahantu nawe kakagezi karakama, kubera ko inzuzi zatembaga zaroshe nazo zirakama kubera itegeko ryande rya Eliya. Kandi gitangaza, ariko Mana yanjye, Eliya nta ordre yari yasabye Imana ngo ayibwire ngo unyemerere ngiye kubanza guhagarika imvura, unyemerere ihagarare. No, yarazi gusa ko bivuga ngo icyo tuzasaba cyose mu kwizera tuzagira gute. Icyo waje wizerera uyu munsi mu izina rya Yesu uragihabwa ku bwa Yesu Kristo. Ngo akubite wenyine gusa, abwira imvura n'ikirere, imvura ndayihagaritse, ikime ndagihagaritse, sinzongere kubabona atari nge ubagaruye. Undebera agaciro Imana iha abasenga n'abayubaha. Ibi ni ibintu bikorwa n'Imana yonyine gusa, ariko muzibuke ko abasenga bagira imbaraga nabo zo gukora ibintu bimwe biri ku rwego rumeze nk'iby'Imana ikora iyo bahagaze mu bushake bwayo. Imvura yarahagaze, ariko mu bantu batangaje ku isi bantangaje ni Eliya ni Yosuwa. Umugabo w'iperimeta guhagarika imvura. Yosuwa ngo buce nawe aravuga toke ni jese warekeraho. Umunsi umwe nawe aravuga toke mpagaritse izuba, mpagaritse n'ukwezi, muhagarara umunsi wiyongere ku wundi, izuba ririho gusa, nindangiza abanzi banjye kubamara murabona kugenda.
biremera izuba rihagarara umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo porogaramu y'isuku yari ipanze wa muzenguruko w'isi arawukwamisha uba bloke ahantu, isanga isi yose yahagaze ziri kugenda, izuba riguma hahandi, ibintu biba ibindi. Hari umuhanga wa teoloji yavuze ngo Yosuwa yabikoze mu kwezi kwa kabiri kubera ariko kutangana n'andi mezi yose gufite umunsi umwe wavuye, umunsi yavuyeho kugasigarana 28 indi igira 30 na 31. Ibihe by'isa akabihindura, atari no kuvanga banje kubibaza Imana kubera ko akorana nayo, ibyo agiye gukora byose birayihesha icubahiro gusa. Izuba riremera, imvura ya Eliya yaremeye, Bayali iragerageza irananirwa, imana zose zirananirwa ngo zinanirwe imvura, bagera ahantu bashoberwa, umwami arumirwa na Eliya kagezi karamukamana ngo kamukamane. Ariko nakunze ibintu bibiri, Imana yanjye ndasengera abantu uyu munsi ngo Imana ikuremere akagezi keriti kawe mu izina rya Yesu, kazagutunga ibihe byose abandi badafite ayo mazi ntukayabure. Ikuremera akagezi uzaturaho. Ikindi gitangaje muri iki ni ugutege itegeko ry'ibikona kugemurira uwo bitigeze kumenya bitanavuganye. Ibi biravuga ngo umugisha w'Imana yahukura hatazwi, ibyiza byawe byazanwa n'abatakuzi, n'abatabishaka, n'abatabyemera, ariko akabyemezwa n'Imana. Gukomera kwawe cyangwa se amahirwe yawe ahazava ntibikeneye abazwi cyangwa ibiki, ab'Imana izashaka n'izabicisha yonyine. Ikindi gitangaje kirimo ni iki cya gatatu, akagezi ngo gakame. Imana Eliya yaravuga ati ko gakamye bigenze gute? Imana ati genda ujye hehe? I Serafati, nugerayo hariyo umupfakazi, ndebera igitangaza, imwohereje ku mupfakazi uri ukenye kurusha abandi muri Serafati yose, ufite agafu kurusha. Ariko Imana ni nziza. Imana yavuga toke uyu mupfakazi asigaranye agafu ko kurya umunsi umwe agapfana n'umwana we, reka mwohererezeho umukozi w'Imana. Eliya ari ukarya akarangiza, hanyuma Eliya nakarangiza, Eliya ntazemera ko iriya nziba hitagira ibiryo kubera ko ari we wakariyeho. Nico gituma Imana yarebwe y'Abisirayeli ngo ibyo nzabaha byose mujye mubirira imbere yanjye, menye ko mwabirira bishirira imbere yanjye ndebe. Icyo yabagibabwiye iki? Kubirira imbere yayo nuko yabwiraga umuganura w'ibyeze bagomba kuzawuzanaho mu rusengero. Muzafata ibya mbere bize mu rusengero, muzafata icyacumi kize mu buturo bwera, hanyuma ibyo bimenyesha ibyo mwejeje, ibyo bimenyesha ibyo mwinjije. Imana buri yitanga umugisha umuntu ishingiye kubyibona yagejeje imbere yayo akariba mutari mukazi. Ni ukuvuga ngo iyo gutura kwawe kwageze imbere y'Imana, niho imenyera ubushobozi bw'ubutunzi ufite, iburebera mu gutura kwawe. Ni ukuvuga ngo icyacumi nicyo cyonyine gituma Imana imenya urwego rw'umugisha ufite. Hanyuma noneho iyo ibyishimiye kubikora kubwo kuyubaha, niho rero itegeka umugisha udasanzwe ikavuga ngo uyu narawuhaze, uyu narawubonye, harageze ko namuzamura nkamukura nkamugeza ahandi. Igenda ishingira ku byo urira imbere yayo, bigatuma ikora ibindi birenze ibyo wari ufite. Nicyo gituma muri Bibiliya yavuze ngo aho nzabita mbaho umugisha muburaho mu ukwiza. Ni ukuvuga ngo igenda ihereye kuri biriya yabonye byakozwe. Nimba umuntu azanye imifuka 2 y'umuganura akayizana uko Abisirayeli bari bameze, Imana yahitaga imenya ibyo yejeje uko bingana, igahita ivuga tubutaha nzagukubita 80, haza imifuka 8 izaze mu buturo bwera, ku mpamvu z'icubahiro canje mu nzu yanjye yahore huzuye, kugira ngo iyo Imana ishaka gukenura mu buturo bwayo
ikenura abantu kugira ngo noneho bazaza n'ibirenze ibyo bazanaga mu buturo bwayo. Imana ishobora kuguha ubukire itagiriye wowe, igiriye icubahiro c'inzu yayo gusa. Ndamuha uku kwezi kubera agira umutima woroshe kandi adashaka guhemuka, ndamukubita surprise ya miliyoni 10, kuko mu rusengero dufitemo crise ya miliyoni, dufitemo crise ya miliyoni 1. Nuko Imana ijya ibikora, nuko Imana ijya ibikora. Aha, iyo rero utabikoze gutyo ni ukuvuga ngo uyimye kumenya imibereho yawe nukubayeho n'ibyo ufite, kugira ngo noneho nayo ibone uko imenye ngira kwagura cyangwa se irabigenza gute. Iyo utabikora rero wayihisha amakuru y'uko umeze. Icyakabiri binayibwiye ko udakeneye ubufasha bwayo, urihagije uzabyikorera. Nuko byubatse. Ushaka umugisha rero ubikubitaho ngaho uko buri gihe. Cyo gituma nzambwira abantu ngo ubukene bwigeze kunzongereza mu mujyi wa Bujumbura ntazapfa nibagiwe, ngo mbone bungeza ahantu hanyuma ndavuga toki ibi bintu si byo kwihanganira. Njya gutonganya Imana iminsi 7 yo gutongana, ngiye gushwana na iminsi 7. Umunsi wa mbere wa kabiri rambwira ngo ntaco nakuburiye rwose, ahubwo niwe utaramenye ihame ry'ubwami. Amahame yo gusenga no kubwiriza warayamenye. Cyo gihe niho nari ngisengerwa kuba pastor, n'imyaka nari umu evangeliste, kumva ngiye wibera mu ivuga butumwa kame mirabona ko mba narushe napfuye sinkeneye ibyo gutanga, kumva ko gutanga ari ibyo abandi batabwiriza batarusha. Irambwira ati nicyo gituma rero bari ibyo usengera batunze bakakurusha nuko bakurushije gutanga. Umunsi uzabimenya nawe niwo munsi umugisha wawe uzatangira kubaho. Ngibimbwire gucyo iminsi 7 sinayimaze, nahise mzinga ibitabo ndataha. Nimba ari cyo nta kindi kinyishaje hano, ikosa ndarimenye kumbe naho byapfiriye. Naragembwira madamu uti guhera ubu tuzajya dutanga, dutange n'amasahani yo mu nzu. Kandi niko bimeze kugeza n'uyu munsi, tujya gutanga tugatanga n'amasahani yo mu nzu. Buri nta kwezi kwashira atayatanze. Aba baturage bakenye nibikibe nibyo nibiryo biri mu nzu bagenda basaba ikinega, bagenda kubiterura kabiba. Kuva icyo gehugeza uyu munsi nabwo Imana ngo nta mafaranga azongera gushira mu mfuko wanjye. Ibujumbura naga nabona sigaranye 5 ngahita mbitanga, nakayibwira ati ya nyuma niwe yashiriyeho singe yashiriyeho, wimenye uko tugiye kubaho. Kuva icyo gihe niryo ryabaye ihame ryanjye, nta mafaranga yoshiriraho, aya nyuma nayishirireho nayo. Naho kuva icyo gihe crise twagize ntiyongeye kugaruka, byamye bitangira guhinduka, ubuzima buba bwiza burahinduka. Abanyumva tuvuge haleluya. Aha. Okay. Ikindi gintangaje niki mundebera aka kantu. Imana imenye ko umupfakazi arya rimwe agapfa n'umwana we. Imana itiravuga Eliya genda Isarafati yari umupfakazi, ndebera nzatungwa n'umuntu usigaranye agafuko kurushi, agiye gutoragura udukwi 2 ngo akavugemo akarye n'umwana we. Imana ati nubona ateguye, ariko uzi icyo Imana yashakaga, aramagana mpezane ku mazi aragiye, akigenda oya nzane no kugatsima. Undi ati udukwi 2 nsigaranye genda ubikora uko nkubwiye gusa. Uyu mupfakazi kubwo kwizera Mana yanjye, mujye mwemera mukora icyo Imana ivuze. Nta mahirwe arenze gukora icyo Imana yavuze bigatuma nayikora ibirenze ibyo utekereza. Ndebe yaragiye aragacumba agaha Eliya, abari ukarya ngo arangize Eliya mu kanwa kamaze guhaga, aramubwira ngo uwo mufuka ntuzigera ubura mu ifu habe n'umunsi umwe, n'imperezo ntizabura amavuta ibihe byose. Ubwe utuvuta ari nge twashiriyeho, agafa akaba ari Eliya kashiriyeho, kandi akaba ari Imana yanyohereje iwawe. Ifundi ningitangaza mundebere, uyu mugore ngo bwarije nimugoroba aragenda
acuguta wa mufuka ngo awucugute yumva ka gafuka arimo asuka mu nkono kose aracumba nijoro bararya ejo ngo agaruke acuguta asanga ka gafu karimo asuka mu nkono baracumba bararya mwijoro ngo agaruke asanga ka gafu karimo yani umupfuko ntiwuzuye hagumyemo ka kandi gusa kariye Eliya umukozi w'Imana akagafu kazagumaho kugira ngo kabatunge muri iyi nzu ibihe by'inzara byose kugeza igihe inzara yashiriye. Uyu mugore ntiyigeze arara ubusa. Imana ibikoreye iki? Imuhaye teste ngo imugarageze ko ari bubyemere, akabikorera umukozi w'Imana. Imana ibona uko imuhesha umugisha w'ibihe byose. Inkuru ishimisha ni iyihe? Eliya yarongeye nyuma y'igihe atuma kuri Ahabu ati ndagarutse Eliya, imyaka navuze irakwiye. Yaragarutse aramwiyereka ngo arangiza aramubwira ati tumiza Abisirayeli bose ujye Karumeli, bagiye Karumeli ngo bagereyo ati Imana yerekana imanura umuriro. Yaraba ariyo Mana dusenga, turahita tumenya ko ari nayo Mana itanga imvura. Turamenya Imana y'ukuri yariyo. Eliya arashaka ko batsembaho imana ziri muri Isirayeli. Umwami kubera ko yarazi umuriro gusa tugende icyo nzico izacu zananiwe imvura, ariko umuriro wo zirawumanura. Baragenda ngo bagereyo, umunsi wose umuriro urabura. Abapfumu baragerageza biranga. N'ubu ndavuze ngo bazagerageza ntaco bazageraho mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro ufitwe n'Imana ishobora byose, kuko Bibiliya ivuga ngo umwuka wayo ni umuriro, irawukoresha igahindura ibindi ikarema ibindi. Imana ya Eliya mu gitabo ca ikindi gitangaza kirimo aha, uyu mupfakazi yaje kugera igihe umwana wararwara arapfa. Umwana arapfa w'uyu mupfakazi watunze Eliya ngo apfe. Umugore icyo yakoze aravuga toke, Imana yakuzanye hiwanjye ngo umwana wanjye apfe ibintu bene ibyo. Irimo teste y'Imana ikomeye ishaka kongera kandi kugerageza no kwerekana amaboko yayo. Irashaka kwereka uyu mudamu by'ukuri, kuko uyu mudamu nubwo yabonye biriya by'ukuri ngo yari agifite gushidikanya avuga ngo iyi ni Imana cyangwa siyo. Imana y'abatoga ndagukora akantu uremera ko ariyo burundu ntuzongera gushidikanya. Niko byagenze, bigenze gutyo araje kwa Eliya. Imana se yaje kungaragaza ibikina biki ngo bivuge. Afata wa mwana we aragenda mushira Eliya. Eliya nawe aramufata amujyana mu cumba c'amasengesho asengera ngo hagere atakambira Uwiteka, aravuga toke simfite uko nava hano kuyu mupfakazi, kuko ibyabaye urumva ko ni wowe yabyegetseho. None rero ni uri bubikore ukemura iki kibazo, utagikemuye simfite uko naba hano, sindi buhave. Umwana aragaruka ngo agaruka aramumushira ngo bamushire umugore. Nibwo yavuze ngo koko menye ko uri umukozi w'Imana, kuko yaragishidikanya aka kandi Imana yarishatse kugira ngo ikamuganirizemo. Ikindi gitangaza niki noneho soreze kuraka muri Yakobo haratubwira ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba yinginga ngo ariko asabana umwete ngo imvura itagwa, ngo imvura irahagarara imyaka 3 n'amezi 6. Hanyuma bari havuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga kugira umumaro iyo asenganye umwete. Bibiliya yarangiza ikatwemeza ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Nimba yari nkatwe, natwe dufite izo mbaraga z'uko tubasha gusenga bikemera. Nimba yaremereye Eliya, natwe birakunda. Ntaco Eliya afite tudafite. Umwuka
wakoranaga nawo niwo mwuka w'Imana uri muri twe. Byose bikorwa gusa no kwizera. Niba wizeye, Uwiteka aragukoraho igitangaza mu izina rya Yesu. Niba wizeye, ibyawe birasubizwa, kuko Imana ya Eliya niyo Mana dufite uyu munsi. Ntihinduka, ntinasaza, iracyabikora kuko yabikoraga. Imbabazi ni za zindi, ikindi ireba gusa ni kimwe, ni ugukiranuka, ni umwete no kwizera. Umwete mu gusenga no kwizera. Nibyo Eliya yakoresheje bitatu, natwe nibyo dukoresha. Icyifuzo dufite, umutwaro kuremereye, byizerere ko Imana iwugusubiza mu izina rya Yesu, kuko Imana yacu irumva. Muhaguruke dusenge. Dusengera ibyifuzo byacu. Ibyo umuntu wese yazanye abitura Uwiteka, hanyuma Uwiteka arumva. N'Imana izireba byose, izi ko twageze hano, iratubona kandi irabishoboye kubikora. Mana yacu mu izina rya Yesu, tugushimiye ubumana no kwera, gukomera, imbaraga, igitinyiro, ubuhangange, rurema, ubirema, ubikomeza, uhindura byose, ukora ibitangaza wenyine, ntawe uhwanye nawe, urahambaye Kristo. Oh data uri Imana, data uri Imana, data uri Imana. Tuje ku musozi w'igicaniro, tuzanye ibyifuzo byacu, tuzanye indwara zacu, tuzanye ibibazo byacu, tuzanye ibituremerereye, tuzanye imitwaro, tuzanye ibyatunaniye, tuzanye ibigoranye. Mana ya Eliya urihe, 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 urihe. Mana ya Eliya urihe, Mana ya Eliya urihe. Uyu muntu arabaza ngo urihe, uyu mudamu arabaza ngo urihe, iyi miryango irabaza ngo urihe, uyu mupapa arabaza ngo urihe, iyi famiye irabaza ngo urihe, aba bantu barabaza ngo urihe. Mana ya Eliya urihe, Mana ya Eliya urihe, Mana ya Eliya urihe, Mana ya Eliya urihe, Mana ya Eliya urihe. Manuka tukubone, manuka wigaragaze. Imbaraga zakoranye n'abera nizo dushaka mu izina rya Yesu. Wumve ibyifuzo byacu, wumve gutaka kwacu, wumve gusenga kwacu. Aye ibyiringiro bya Isirayeli we, umukiza w'abari mu isi we, manuka utabare, manuka ubohore, manuka ukize, manuka ureme, manuka uhindure, manuka ukora igitangaza, manuka uca ingoyi, manuka uhindura aba bantu, manuka ubakoreho. Manuka wigaragaze, manuka ubireme, manuka ubikomeze. Umuriro numanuke mu izina rya Yesu. Oh data, data, data. Eliya yahagaritse imvura, nanjye mpagaritse imvura y'abadayimoni, mpagaritse imvura y'abanzi, mpagaritse imvura y'umuvumo, mpagaritse imvura z'ibitero, mpagaritse imvura zitarizo, mpagaritse imvura zose zitatewe n'Uwiteka, mpagaritse imvura Lelamfonega, yes. Ndahagarika imvura z'uburwayi, ndahagaritse imvura z'uburwayi, ndahagaritse imvura z'uburwayi, ndahagaritse imvura ayayayayaya, ndahagarika imvura z'ubukene, ndahagarika imvura y'umuvumo, ndahagarika imvura y'ibitero, ndahagarika imvura y'imyambi mibi, ndahagarika imvura itariyo. Rekura mu izina rya Yesu. Va imbere y'abana b'Imana, urahagarara, urahagarara. Imvura z'uburwayi zihagarare, imvura z'ibitero zihagarare, imvura z'ibyago zihagarare, imvura za yes, imvura z'ibibazo bidasobanutse zihagarare. Tabara gitare, tabara Uwiteka. Yo nyiribihe we, nyiribihe we, nyiribihe we, ngushimiye ku buhanuzi bw'uyu munsi ari ugutanga akagezi k'ikereti. Ikereti habonetse, hari abuhaye akagezi kazabatunga, abandi wahaye wohereje ibikona bigiye kubagemurira, abandi wohereje ubutabazi bukomeye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh lele kamfonega atuwa, yewe nyiribihe, yewe nyiribihe, yewe nyiribihe, yewe nyiribihe, yewe nyiribihe. Imana ibikora. Ndamanura imvura y'ubwiza, ndagarura imvura yagiye,
imvura y'amahoro yagiye nigaruke, imvura y'ubutunzi yagiye nigaruke, imvura y'umugisha yagiye nugaruke, imvura y'ububyutse yakamye nigaruke, imvura y'imbaraga zashize nigaruke, imvura mu rushako nigaruke, imvura mu rubyaro nigaruke, imvura mu muryango nigaruke, imvura y'ubwiza mu gihugu nigaruke, imvura y'itumba n'iy'umuhindo. Iyo wabwiye Yoweri nimanuke, Eliya yarayimanuye, nanjye uyu munsi ndayimanura. Ndamanura amahirwe ameze nk'imvura, ndamanura amahirwe ameze nk'imvura, ndamanura ubutabazi buza nk'imvura, ndamanura imbaraga zimeze nk'imvura, ndamanura ibihe byiza bimeze nk'imvura. Tenda miujiza. Garagaze nyiribihe we, igaragaze nyiribihe we, igaragaze nyiribihe we. Bohora abantu, kiza abantu, urengera abantu, tabara abantu, kora igitangaza ku bantu, basukeho umwuka wawe, kemura ibi bibazo byabo, rimbura. Lelamfonega. Yesu gitare, Yesu gihome, Yesu imbaraga, Yesu agakiza, Yesu mwe lakaya. Yes. Imvura y'itumba n'iy'umuhindo ndayumva, imvura y'amahirwe yose, imvura y'ubutabazi ndayumva, imvura ya Eliya iragarutse, imvura ituma ab'isi bamenya Imana, imvura ituma Isirayeli igarukira Imana, imvura igiye gutuma imiryango igarukira Imana, imvura igiye gutuma imiryango igarukira Uwiteka, imvura igiye gutuma igihugu kigarukira Imana, imvura igiye gutuma igihugu kigarukira Uwiteka, imvura y'ubwiza manuka mu izina rya Yesu. Lela fonega. Yes. Yes, umwami. Ndasengera aba bantu bose bari muri iki cyumba, ukuboko kwiza k'Uwiteka kubakoreho, bahure n'umuyaga w'imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Ngwino hindura amateka y'aba bantu, ngwino ubuzuza umwuka wawe, ngwino ubaha amavuta y'umwuka, baganire n'Uwiteka ijoro n'amanywa. Kubaho k'Uwiteka kubuzure, usenye imisozi bari imbere, urwanye ibibarwanya n'ibyabahagurukiye, ucecekesha amajwi yose y'abadayimoni, ubagarure igikundiro n'agakiza kuzuye, ubashyire mu kirere c'umwuka w'Uwiteka Imana ku rwego rukomeye. Mana, ukubakiza ingoyi zose, iminyururu itaracika yo muri kahise turayirimbuye mu izina rya Yesu. Ukuboko k'Uwiteka kubafateho mu mbaraga zikomeye. Nyiribihitamurure, emera ubahaye amahirwe wavuze ko imvura y'amahirwe igiye kumanuka. Nimanuke kuri aba bantu bari muri iki cyumba, abari mu cyumba cy'i Yerusalemu bose imvura yabaguyeho. Ndavuze ngo imvura y'amahirwe ibagereho bose mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ndabasabira kuba bazima no kuba bataraga, kuko Yohana yasengeye itorero ry'Efeso ngo ribe rizima kandi ari ritaraga. Nanjye ndavuze ngo we bazima ari bataraga, aho yaravuze mu mwuka no mu mubiri. Nibakira ubuzima bwuzuye mu mubiri, nibakira ubuzima bwuzuye mu mwuka, babeho mu mbaraga z'Imana. Ndabohoza imiryango yabo, ibe mu Imana babona, bumva, bagendana, babeho mu bifatika, be kubaho mu butayu. Igihe cy'ubutayu kiveho, imvura yiguye ubutayu burashira, ibintu byose bikamera. Imvura nimeze ibyumye, imvura nigarura ibyagiye, igihe cyiza cyongere gutaha muri iyi miryango. Mana, ndabagutuye, ureba ababo bose, ureba abo bashakanye, ureba urubyaro rwabo, ureba akazi bakoreramo, ucecekesha intambara zaho, uhabahera umugisha. Promotion n'ibindi birashoboka, icyubahiro n'ubutunzi byakwemera byose bikaguhesha icubahiro. Igihe niki ngo ubikore, wihesha icubahiro kuri aba bantu. Mana yanjye, ndababona imbere yawe nk'imirima Uwiteka agiye kwiheshereza kubiba mu icubahiro ce.
ubabibe mu icyubahiro cyawe kizamere kigaragare bakibone, bamenye ko Uwiteka ari we Mana wenyine, urishobora byose wa Mana we. Mana, ibi byifuzo byose byanditswe hano mbikuzaniye uko bingana byose mu izina rya Yesu nyiribihe, mu izina rya Yesu nyiribihe. Mana, subiza aba bantu. Uyu muntu ubabara mu mbavu wanditse ngo tumusengera ababara mu mbavu no mu gatuza n'amasinezite mu bana be, turabirimbuye mu izina rya Yesu ngo biburirwe irengero duhereye uyu munsi. Abo badayimoni, iyo mvura turayihagaritse y'imbaraga zitera imbavu, zitera amasinezite, zitera kubabara kudasobanutse. Ndavuze ngo umuntu wese ufite ibimubabaza biburiwe irengero mu izina rya Yesu uyu munsi, biburiwe irengero mu izina rya Yesu. Kubabara kuragiye, kubabara kurarekuye, kubabara kuraretse, kubabara kurafashwe mpiri, kubabara gukuweho, kubabara kuragiye. Imbavu zirekure, umugongo wirekure, amagufwa yarekure, amaguru yarekure, imihogo n'imitwe, amaso n'ibindi bihagarare. Abari mu mago barwaye nibakira ubuzima mu izina rya Yesu. Ubabere Imana gitare we, mu izina rya Yesu. Abashaka amaviza dukinguye za ambasade ku bwabo mu izina rya Yesu, ngo zikoreshwe n'Uwiteka nubwo zitabishakaga, ariko zibaha ayo maviza. Turayakiriye ku bwa Yesu umwami wacu. Yesu, Yesu, Yesu yasabiye mwene se bavukana ngo yakire kubohoka araboshe. Turavuze ngo niyakire kubohorwa mu izina rya Yesu. Abera bari hano twese tuvugiye rimwe ngo niyakire kubohoka mu izina rya Yesu. Mana ikomeye we, Mana ikomeye we, Mana ikomeye we, Mana ikomeye we, ngwino bikore. Urabikoze Yesu, urabikoze Yesu, urabikoze mwami Yesu. Musengere urugo rwanjye rube Edeni. Abasengera ingo zabo bose tuzimanika ikiganza mu izina rya Yesu. Izi ngo turazisengeye ngo amaraso ya Yesu azitwikire, zubakwe zibe Edeni yabo y'ibihe byose. Barindwi bibatera, barindwi bibasenyera, barindwi imiyaga, barindwi ibihuhusi, abadayimoni bo gusenya ingo no kuzimenagura, natwe turabamenagura mu izina rya Yesu. Baburirwe irengero, ahabo hibagirane, bakira ubwiza bw'Imana. Hari umuntu wanditse ngo tumusabire ubwenge, ngo asigaye afite guterwa kumutera kwibagirwa ibintu byose. Mana, tugaruje ubwenge, niwe ubutanga. Imyuka ayo madayimoni aza kufunga ubwenge, kumwambura ibyo yatekerezaga bikagenda, bigaruke byose mu izina rya Yesu. Kuriya Eliya yagaruye imvura, niko natwe tugaruye ubwenge bw'uriya muntu, ngo bwongere bugaruke mu izina rya Yesu, bwongere bugaruke mu izina rya Yesu. Undi yanditse ko afite umutwaro w'umuryango we, w'urugo rwe. Mana, turarubohoje mu izina rya Yesu n'umuryango we. Imbaraga z'Imana ziwutwikire, huzura imbaraga, ibyabuze bigaruke mu izina rya Yesu. Umunyeshuri ubura ubwenge turabumusabiye mu izina rya Yesu. Guhera uku kwezi agira ubwenge, amenye ibyo atamenyaga, ibyo atafataga bifate, ibihe byiza bimugarukeho, abashe guhimbaza Imana no kugirirwa neza gukomeye. Yes, dufite Imana ikora rwose ibishoboye. Undi yavuze ngo Imana inkiza ibirwara mu mutwe ngo no mu matwi. Mu izina rya Yesu umutwe w'uriya muntu turawufashe, amatwi ye twinjijemo umwuka wera n'urutoke rw'Uwiteka. Wa rutoke winjira mu matwi ye, utanga ubuzima, tangire kumva kuribwa n'ibyo yumva byose bihagarare.
umutwe wakiriye ubuzima, amatwi abaye mazima, demo zarwaniragayo turazisohoye, imbaraga z'umwijima zikubitwe hasi, kubaho k'Uwiteka kuganze muri uyu muntu, asubizwa amahoro ye yose n'ibyiza byose. Nyiribihe Imana yacu, Mana wazanye famiye ngo tuyisengere, famiye yabo yose turayikuzaniye, uyikoremo ibitangaza mu izina rya Yesu, yigarure igikundiro, ubuhanga n'ubumenyi, umugisha n'amahirwe byongere bigaruke. Mana umuhungu watakaje ubwenge atacikontorora, turabugaruye mu izina rya Yesu, asubire mu kibanza gikwiriye. Hari undi yavuze ngo tumusengere umutware waramuhohotera cyane akamubangamira mu buryo bukomeye. Data, iyo dayimoni yateye uyu mugabo agahinduka uwo yakunze kuruta abandi, agatoteza inshuti magara n'umukunzi w'ibihe byose, iyo dayimoni turayirosha ikuzimu mu izina rya Yesu. Uyu muntu arekurwa, asubizwa amahoro yose, asubizwa ubutabazi bwose, asubizwa ubutsinzi bwose, asubizwa imbaraga zose. Agaciro yatakaje, agaciro yatakaje kagaruke mu izina rya Yesu, kagaruke mu izina rya Yesu, kagaruke mu izina rya Yesu. Oh, kagaruke mu izina rya Yesu. Undi mubyeyi yasabye ngo dusengere abakobwa be, urushako bararubuze bakuze. Mana imyaka yabo urayizi, wabatanze ari abakobwa ngo bazabadamu b'abagabo, hanyuma bazabyarira Imana, babyarira isi n'igihugu. Mu izina rya Yesu, uyu mwuka wabateye kugumirwa, uyu mwuka wabateye icangiro, ndahanagura icyayi ku mibiri yabo n'ubuzima bwabo, ndagaruza igikundiro cyose n'amahirwe yose. Ndahamagara abagabo baremewe aho bari mu izina rya Yesu, ni musesuruke iyo mwahishwe, muhishuke iyo mwari muri, muze muhure nabo kuko Imana yabitegetse. Nta kigore ngo kizabura ikigabo cyacu, ubwo n'ubuhanuzi Uwiteka yahaye umugaragu wayo. Natwe duhagaze muri ibyo mu izina rya Yesu, ngo nibahabwe urushako rwiza, basubizwe ibihe byabo byose. Mana ubaremere ibyo batakaje, Mana bakeneye akazu kabahe, Mana bakeneye abarwaje abana babo, Mana ufite umwuzukuru we urwaragurika w'amezi 4 utorohewe n'ibintu bimurya, turabicecekesheje mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo uyu mwana azageze mu kwezi kwa 7 ari muzima. Ndabivuze ngo kwa 7 azaba ari muzima, bizaba byahagaze byose, buri munsi biragenda bikama 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 bikama. Kwa 7 azaba ari muzima. Shima Imana. Data ngushimiye ko iyo operasiyo wemeye uyikoze, ugiye kwesha icubahiro. Mana, basabye gushigikirwa ubashigikire, abasabye gutabarwa batabare, abasabye uburinzi ubarinde, abasabye gukira ubakize, abasabye amahirwe yo mu kazi n'umugisha wabo bigarure. Turabyakiriye byose, turi ku gicaniro, kuko uri Imana ikora ibirenze ibyo dusaba, ni mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen, 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 amen. Uwiteka arumva kandi arakora, ibi arabikoze. Abantu benshi mufite ubuhamya mu kwa 7. Kwa 7 muzahamya kugira neza k'Uwiteka ko yabakijije n'ibindi ko yababohoye. Reka dusoreza aha dusabira umugisha abantu. Tuba dutanga ituro ku nimero irimo imanitse hariya ku gisika, abari muri kamera naho ibirimo bayishireho, n'agaseke karahari hano, uwo yafite ayashyiramo yo gushigikira igicaniro. Mana, nsabiye umugisha ubwoko bwawe ko wari warabwiye Aroni ngo buri gihe azasabira Abisiraheli umugisha. Nanjye nsabiye ubwoko bw'Imana umugisha wo gutera imbere, wo kurama, wo gukomera, wo kurindwa, wo kuba mu byiza no mu bwiza.
ingo zabo zibabere Edeni, aho ibyishimo byuzuye, bagira uburumbuke muri byose. Ubabere Imana. Ngahe tugirire neza, ukomeze utubere Imana ku gicaniro, abazajya binjira aha bose baze bahura n'ubumana bukomeye. Cya kabiri, bakurikira aha bose uzubakurikiza ibikomeye byiza bizatuma bamenya ko Uwiteka ari Imana yabo. Urakoze kumugisha n'ibyiza byose uduhereye aha hantu, abahakandagiye bose, abahakorera bose, ubwiza bw'Imana buganze mu bizima bwabo. Nguhaye icubahiro kubw'umunsi mwiza, kubwa Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibagirire neza, n'Uwiteka ukiza, n'Uwiteka urokora, n'Uwiteka ubahindurira amateka. Byizere ibyo wavuze nyine Data arabigukorera. Nawe mu kwa karindwi uzaba ufite ubuhamya. Tuzashima Imana mu kwa karindwi twese. Bamwe babyandike, abandi bahagarara aha babivuge. Dushimire Uwiteka ibyo yakoze. Imana ibarinde mwese mwakoze. Amen.